nongeye gushimira Imana inshoboje nkabana namwe. Iminsi itambutse nari nzi kumwe na pastor numva kandi nawe niko yabishakaga ko twazabana muri iki giterane. Rero nanjye nje mvuye ku rusengero nsengera muri Eglise Vivante. Natwe twasaga nk'abasoje amateraniro ariko biba ngombwa ko mumereza aha kuko nari narabivuganye na pastor. Rero ikintu nshimira Imana hano nabonyemo abantu dusanzwe tuziranye. Pastor we tumaze nk'imyaka irenga 7 dusenga. Ibyo ni ibintu nshimira Imana. Nanjye ndi mubo yareze yadutoje gukorera Imana iragendera twagura. Harimo n'abandi benshi ahangaha kandi Imana yitugejeje turayishimira. Rero ikiruta byose nuko dushimira Imana ko yadufashe ikadukomeza ikatujyana mu cyerekezo gitandukanye n'icyerekezo twagenderagamo, ikaduhindurira inshuti zitandukanye n'izo twari dufite. Ndavugaho gatoya ku mwanya mfite umwanya si munini si na muto cyane, ariko ndaza gusoza mvuga ku ijambo ry'Imana. Pastor twamenyanye aribwo gikizwa, nta zindi nshuti ngira zivuga ibintu by'Imana kuko izo nari mfite n'ikigare twagendanagamo ku ishuri nigaga senior 3. Numva noneho muri iyo senior 3 niyo nakozemo ibintu byose bibi bitewe n'inshuti nari mfite, ariko ngeze mu wa 4 numva ko byaba ngombwa ko mpindura bitewe n'umwuka w'Imana wari umpamagaye. Mura na Apostle nawe yarataraba pasiteri, aradutoza aratwigisha adukundisha Imana kugera naho iyo wumva gutari buze gusenga waza kuje kwiyumvira story yagiraga gusa. Na Manuel barabizi twarasenganaga na Dawudi, harimo n'abandi benshi nagiye mbonamo, ariko ibyo bintu nabyo bikadukomeza bitewe nuko ari by'Imana yashakaga. Bivuze ngo Imana igushaka igutegurira ikizatuma uyikunda cyangwa ikizatuma uboneka mu mwanya Imana igushakamo. Ibindi Imana iduhana umugisha. Nubwo buhamya navuga kuri Apostle, reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice byaho ni 8. Turasoma umurongo wa 1 n'uwa 2 gusa. Abaroma, rwandiko Pawulo yabandikiye ibice byaho ni 8, umurongo wa 1 n'umurongo wa 2. Twahageze reka dusome. Biravuze ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Imana ishimwe cyane. Ano magambo iyo nyasomye arankomeza cyane, kandi nshimiye Imana yampaye impano zigera muri 3. Harimo impano yo kwigisha n'impano yo kubwiriza n'impano yo guhanura. Ariko iri jambo tugiye kwigaho, icyigisho kiri muri iri jambo kugira ngo bize guhuza n'umwanya dufite. Bibiliya nk'uko itubwiye ngo abari muri Kristo Yesu nateka bazacirwaho, bisobanuye ngo bisaba kubanza kuba muri Kristo Yesu kugira ngo utazacirwaho iteka. Cya kabiri bikavuga ngo hari abatari muri Kristo Yesu bazacirwaho iteka. Ikindi cya gatatu dukuramo ahantu, Bibiliya ivuga ngo hari itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryategetse kugira ngo tubaturwe ububata bwose bw'ibyaha. Imana ishimwe cyane. Abatubanjirije cyangwa abo Imana yahisemo mbere, iyo bajyaga mu bubata bw'ibyaha hari imivumo yagendanaga n'ubuzima bwabo. Bivuze ngo Imana ikubatuye ubwo bubata bw'ibyaha n'urupfu n'imivumo byose biba bihatuwe ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Rero ubuzima bwawe bwaciye kubaturwa na Kristo uyu mugoroba. Ubuzima bwawe bwacirwe kubaturwa. Igituma hari ibintu bikituweshe nuko tutarabaturwa mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari ibintu ujya mukabona ntibikunda n'ibindi byose, ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo
iyo wabonye ubwami bw'Imana ibindi byose biza ari inyongera. Rero mu gihe ubona bitari kugenda nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, uri kure y'ubwami bw'Imana. Ariko irindi jambo ry'Imana ryarambwiye mu gitabo cy'umubwiriza ngo ikintu cyose ngo Imana yakiremye ari cyiza mu gihe cyayo. Bivuze ngo ushobora kubaturwa Imana ikabyemera ukagira ibyo ucamo, ikabyemera ukagira aho uturuka bitewe n'ibyo ishaka kukwigisha. Ariko wowe n'umutima wawe, iyo umutima wawe uri kure y'Imana urabimenya, umutima wawe uri muri connection y'Imana urabimenya. Ariko ndagira ngo mvugane n'umuntu uhagaze uno mugoroba umutima we ukiri connecte y'Imana. Bivuze ngo Kristo yakubatuye n'ubuzima bwawe bwose wabubatuye. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo ubugingo bwita ubuzima. Bivuze ngo uri muri Kristo Yesu ufite ubuzima bwuzuye. Imana ishimwe cyane. Turasoje. Rero ubuzima bwawe buhe Kristo Yesu abugenge. Ubuzima bwawe buhe Kristo Yesu abugenge. Igituma abantu kumvira Imana bibagora cyangwa bibananira nuko tutarekurira ubuzima bwacu Kristo. Ijambo ry'Imana ryarambwiye mu Bagalatiya ibice 2:20 munabambanywe na Kristo ngo ariko ndiho, ariko si njye ahubwo ni Kristo wo mu buzima bwawe. Kristo abe mu buzima bwawe, Kristo abe mu buzima bwanjye, kugira ngo turusheho kumvira Imana. Reka twakira Pose asenge ibindi Imana iduhe umugisha. Kubera ko ari ugutarama, reka tumukomera amashyi Imana imumugisha. Narivuze ngo dukomere Imana amashyi. Imana ivuganye nawe. Imana iravuze ngo abari muri Kristo Yesu ntateka. Nashatse umwigisha kuko uyu munsi ni igitaramo. Iyo ari ukwigisha turigisha uburyo wicara na hariya tukahakinga, ariko iyo ari igitaramo kiri igiterane cyo gutarama. Nashatse rero umwigisha mwiza urafata iminota ndi bumuhembe. Twabivuganyeho kandi ni umuhungu wanjye nta ngingimira. Kandi ku cyumweru mwemereye kuzaza kutwigisha noneho birambuye neza. Ariko noneho uze gutahana ngo abari muri Kristo Yesu. Ubundi se urumva byinshi n'ibindi wumvise byarakuvuyemo. Tahana ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Zamura haleluya cyane gushimire Yesu. Tumukomere amashyi menshi, tumuvugirize impundu, tumukomere amashyi menshi, tumuvugirize impundu. Reka ajye kwiyicarira. Imana igumugisha cyane. Asante sana. Yavuyemo umuntu w'Imana cyane, kandi turacyarira n'abandi muzabona imbere na Mamirene mu Misiri imbere azatwigisha uriya waje aduha ubuhamya bw'ukuntu yavuye mu nkondo na Nyabingi. Mbese hari ibintu bigiye gukomera cyane. Atubwira ukuntu Yesu yamufasha.